Yes, bakunzi ba Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport rero mbahaye ikaze no kuri stade Umuganda. Stade Umuganda ni stade y'akarere ka Rubavu, ari kubera rero imyitozo ya nyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Ubona ko mu by'ukuri ni imyitozo y'utudu classage duce cyane rwose, imyitozo yoreje wono bita Ntarindwa Aimable ndetse na Ganijuru Elia, mu gihe ku ruhande rwabo hariho bita Yves ndetse na Didier Mugisha Taichi kuva mu ikipe ya Police FC, mu gihe hirya yabo hariho bita Kwizera Olivier ndetse na Asumani kabisa umushinga ndahe, naho haruguru yaho hakaba hari uwo bita umuvandimwe wa Zizi Basane, ndetse ku ruhande rwabo hakaba ari Kabange na Rushema Chris ndetse na umwana w'umuzamu uri kumwe na Ishimwe Fiston. Ubona ko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport yakaniye cyane, ivuga ati mu by'ukuri ikipe ya APR yari irimo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR, ariko iyi saha utuvugana ikipe ya APR itakaje amanota 2, urumva ko mu by'ukuri oriye kuba 5 ubwo aracyari atatu. Bivuga ko rero ikipe ya Rayon Sport ejo iramutse itsinze ikipe ya Marine ya Etincelle, iramutse itsinze ikipe ya Etincelle, urumva ko byaba ari urugendo rwiza cyane ku ikipe ya Rayon Sport, igabanya ikinyuranyo cy'amanota ari hagati yayo n'ikipe ya APR FC rwose. Ubona ko mu by'ukuri umutoza wa fitness arimo abakoresha uturuguzo de classage hanga kabisa, kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba bashyushya imitsi de classage. Magaze ndi kumwe n'abafana benshi cyane n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baje kureba imyitozo ya Murera, bavuga bati mu by'ukuri iyi Rayon Sport yacu ejo izatwereka ibintu byiza cyane kabisa. Zizi Basane, ubona ko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport uretse kuba idafite uwo bita Abedi Bigirimana, ariko abandi bose barahari. Uretse kuba idafite Abedi, abandi bose barahari. Rushema Chris, bamwita Chimanga Chilembe, ariwo bita Bangala arabaye. Emery Bayisenge ari kumwe na Jidas Cindy Paul mu gihe mu by'ukuri Basane nawe arabaye ari kumwe na Ntarindwa Aimable ndetse na Abduru. Ubona ko iyi kipe ya Rayon Sport rwose uretse ko wenda yaba ari rwandenzanye, ariko nta kibazo kijyanye n'imvune ifite, uretse umukinnyi bita umukinnyi umwe wenyine gusa, Abedi Bigirimana udahari, ariko abandi bose barahari. Ba Kitoga barahari, Kitoko Ritombo arahabaye nawe, ndetse na Asumani na Olivier bari kumwe, bamwita Richard Faringanye nawe arahabaye. By'ukuri Emery Bayisenge arahabaye. ubona ko ikipe ya Rayon Sport imeze neza cyane, yiteguye kuzahangana n'ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo. Ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo, ari nako abarayo bavuga bati mu by'ukuri uyu mutoza aramenye, ejo ntiyongere kutuzanira umuntu bita Bangala. Uyu Bangala wagira ngo ni umuhungu wiwe agendana mu ikofi. Uyu Bangala mu by'ukuri amuturinde kuri iki kibuga cya hano i Rubavu. Ni nyuma y'uko uyu Bangala yamushyize mu ikipe 11 babanjemo ku ikipe ya Musanze, amushyira mu mutima wa defense, akina na Gatenu amushyira mutima defense, ariwe waje gukora penalty yahawe ikipe ya Musanze, birangira itsinze igitego cyo kugombora. Abareyo batumvikanye n'imyanzuro cyangwa se n'ibyemezo uyu mutoza yafashe ko kuzaramo Bangala anga mutima wa defense. Abareyo bakavuga ati rero uyu Bangala rwose turakwinginze nyaboneka umudukize ku munsi w'ejo turi guhangana n'ikipe ya Etincelle, byibuze mu mutima wa defense uzatuzanire Emery Bayisenge cyangwa se Chimanga ndetse na Rushema Chris nawe ajya hakina, cyangwa se na Kabange wamwengeka kugira ngo uzanemo Bangala mu mutima wa defense. Ni mu gihe rero Bangala uyu muhungu nawe akunda no kumushyira hano mu kibuga hagati agakinana ndetse na Rikawo Ritombo
iki kibuga rero kizaba gikinirwaho n'uwo bita Ishimwe Fiston waciye muri iki kibuga ari mu ikipe ya Marine ndetse n'uwo bita Habimana Yves nawe mu ikipe ya Rutsiro. urumva ko ni ikibuga bamenyereye cyane, ari nako Bakame nawe avuga ati kabisa Bakame avuga ati nanjye abazamu banjye ndabizeye kabisa. Abakinnyi rero ba Rayon Sports barimo bakora akamapu kabisa birukanka ikibuga. Reka turebe nako ni imyitozo mu by'ukuri itarimo imbaraga nyinshi cyane, ni imyitozo ubona ko yo gushyushya imikaya, icyo bita muscles mu ndimi z'amahanga cyangwa se muscle. Harimo barashyushya imikaya cyangwa se muscles. I Rubavu ikirere ubona ko mu by'ukuri gihatse imvura, akabeho ni kose, ariko ntibyabujije abakunzi ba Murera kuza kureba ikipe yabo. Ubona ko ejo stade mu by'ukuri izaba imeze neza cyane. Abakinnyi bose barahari, urabona ko bari tayari, bariteguye. Ba Sumani urabona ko bari mu birere, ba Olivier n'aba Ishimwe Fiston bose barari, ba Sindi Paul Jejasi ndetse na Bacimanga, ba Litombo Likao, Azizi Basanet, Ben Azizi Dawo ntaho hari, ariko Ishimwe Ganijuru Elia arahabaye, ba Rishari barimo. Ubona ko mu by'ukuri bafaringanye, Bacimanga, Bantarirwa Aimable, ikipe ya Rayon Sports yuzuye ahantu hose, uretse wenda ikindi kibazo kindi cyakaba kihari, ariko ikipe ya Rayon Sports ubona ko abakinnyi bayo bose barahari kabisa. Vinini se ko nawe tubona Vinini buriya ni nimero 7 uyu munsi, asaba ko yasigaye i Kigali. Niyo mpamvu ubona ko ku ruhande rwiwe harimo uwo bita Azizi Basane. Iyo Basane ahari, icyo gihe hakaba hari n'uwo bita Asumani, baba bafite ubushobozi bwo kuba baca kuri 7. Urumva kuri 7 nta kibazo gihari rwose. Ntabwo burya umugore aba ari uvukiye mu gace k'iwanyu. Umugore biterwa n'aho wamukuye. Ni ukuvuga ngo urukundo ntabwo rugombera ngo urakunda umuntu w'iwanyu gusa muvuka mu gace kamwe. Biterwa n'amarangamutima yakwerekeje. Kugira ngo amarangamutima berekeze kuri Rayon Sports ntaberekeze kuri Etincelle yo mu rugo, ayo marangamutima yavuye kuki? Ni uko ari isaro ry'Inyanza kandi akaba ari ikipe y'Imana. Ikipe ijya gutangira shampiyona ifite abayirwanya barenga 19 kandi dufite amakipe 16. Ugasanga dufite amakipe 16 turwanya, ugakubitaho n'andi ataranavuka nayo y'abantu bari kwimarema yose arwanya bareyo. Niyo mpamvu rero nyine ikipe ya Rayon ntago ibimeze neza mu buryo bwa mwikoro ndetse n'uburyo bw'abantu bayibanira nabi, ariko nyine ntabwo umugore wawe yabanirwa nabi n'abaturanyi ng'umwanya. Kwizera Olivier uramubona? Kwizera Olivier ameze nabi, ahubwo ari gushaka kuzishyiramo. Ameze neza cyane, ashaka kuzimariramo niba ashaka. Muri iyi minsi ameze neza. Muri iyi minsi ameze neza, urabona ko na Derede yazikuyeho, ntabwo arizo zamugiraga mubi, ahubwo nuko nyine ashaka kwereka abantu bamwibeshyaho bakavuga ko atari umuntu ugaragara. Urabona ko ari gutera, ariko ari gushaka kuzishyiramo, ariko biri gukunda neza. Abavuga ko Kwizera Olivier yagushimisha, ariko mu kanya nabwo akaba yakubabaza bitewe na confiance yigira cyangwa se icyizere agira cyinshi cyane, kuba yafata baro akabara kuba yayifatisha amaboko, ahubwo akajya gushaka gucenga umudefanseri wa adversaire. Mwebwe mubibona mutego? Biriya bintu arabikunda cyane, nabonye no kuri niyeto duheruka kubona, ntabwo nibwo neza ni mukura nabwo yabikoze, ariko nyine buriya ni ukubera confidence aba yifitiye nyine bikageraho bikamwangira kuko rimwe aranabikora bigakunda, ariko ntabwo twamubureminga nyine kubera ko nawe ntakaba atagize, kandi nawe ni umuntu, kandi nawe abashaka kwereka amaso y'abareba umuntu wese ukiniyereye abashaka kuyereka ko ari umuntu ukomeye. Kore urayikinira ni kimaranzara, ntiwakwicwa n'inyota, ntiwakwicwa n'inzara. Niyo mpamvu rero nyine umukinnyi wese aba ashaka gukora akantu ko gushimisha abareyo, nubwo rimwe bigeraho bikanga. Nk'umukunzi wa Etincelle wadufasha byibuze ukadupangira 11 bawe ubona byibuze banzamo ejo
ku ruhande rw'ikipe ya Etincelle nk'umukunzi wa Rayon Sport 11 ubona bakwiye kubanzamo. Etincelle buriya sinanabimenya nabwo njyana nabikurikirana ntabwo nabikurikirana njyewe twimanukire ku bareyo uretse ko njyewe ahubwo nshobora kukubwira abakinnyi nifuza ko batoranywamo 11 bawe wenda ari wowe mutoza ari wowe Bruno Ferry aka kanya bakakubwira ngo dupangire 11 ubona babanzamo imbere y'ikipe ya Etincelle. Aka kazi na Rugaju wakiza ufite risasi karamunani avuga ababanzamo ugasanga sibo babanjemo banabanzamo nibagira icyo bakora. Njye nirinze ko rero kujya ngirana ibibazo n'itangazamakuru njye ahubwo njye namwereka ijisho ryanjye nkababwira ati abangaba wenda nkamubwira abari buzabanzamo uzatoranyemo abazabanzamo. Dore nguriya Bruno Ferry ngo wari maraza ntacyo ngaho mudondoshe umugire umurabure mubwira ati Bruno Ferry byibuze njye mbona ku giti cyanjye gusa nabamwegera hariya se oya nta kibazo nahaga ntacyo ndimo ndikumureba neza afata amakona ngo mu 11 byibuze yabanzamo Bruno Ferry ku munsi cyangwa se umukiza Obedi wavuye mu ikipe ya Mukura Victory Sport ari Obedi ari na Kabange kuri wowe ubona yabanzamo. Muri iyi minsi njye mba mbona Obedi aho bamuzaniye mba mbona hari ukuntu akinana neza n'aba bakinnyi bariho kuri wowe ubona kuri kabiri kubera ko amaze igihe kirenze icya Obedi ariko njye nahashyira Obedi kabisa. Kuri wowe ubona kuri kabiri yashyira Obedi. Tujye ku ruhande rw'ibumoso ni aho bita kuri gatatu hakina uwo bita Dao na ndetse na Ganijuru Elia wowe ubona kuri hagati ya Ganijuru ndetse na Dao yabanza mundi. Njye rero bitewe nuko nzi ko abanyarwanda bacu hari igihe bajya biburana ko Fidence mba numva twahashyira Dao ariko niyo yahashyira Ganijuru ntaribi ariko njyewe nahashyiramo mu gice cya mbere nabanzamo wenda Ganijuru kugira ngo tugabanye umubare w'abanyamahanga ahubwo nkaza kujya nsimbuza nyuma kiramo abanyamahanga barakora ikinyuranye. Mu mutima defense turasangamo Emery Bayisenge turasangamo Chimanga ni nabo ngabo narushema Chris Chimanga ni umuriro wo kotegwa kure ubwo Chimanga ni wabivuye yego Chimanga akorana nande na Emery Bayisenge yego Chimanga ageze ko igice cya kabiri kikimara gutangira nko ku minota 55 bahita bashyiramo Emery Bayisenge kuko urabizi ko nawe ajya kapitene nawe uko bisa kose asobanukiwe ibi bintu kandi asobanukiwe ni umunyarwanda asobanukiwe neza ibyishimo by'abareye icyari cyo. Ni ku mutima rero twagiye mu kibuga mo hagati dufite Barishari dufite Rikao dufite uriya Chimanga Chirembe dufite Ntarindwa Aimable tukagira Kitoka sibyo tukagira Tambwe Gruwari abo bose naba Rikao Kitoka bose naba mediateur. Kuri wowe ubona uwo yashyira ku 8-6 ndetse no ku 10 mufashe ntacyo kirengeye mufashe ndabona wenda ari kuri 6 bashyize umwana witwa Richard Ndayishimiye Murundi bagashyira Rikao Kitoko Pizarro ku 8 no witwa Tambwe Gruwari bagakina imbere yabo ku 10 wandi umuntu bagakina witwa Taichi Mugisha wandi bagakina witwa Azizi Basani Kuranya akatakisha witwa Asumani Ndikumana no witwa Fabari Nganya bakamushyira kuri bench nibura mu gihe byanze bakaza kugerageza bituka basindi Paul Jezi no witwa Ben Aziz Dawonga bench ari bita Vininyo n'abitwa Vininyo nayo kuri karindwi ariko witwa Yannick Bangara mundi ntago mushaka Yannick Bangara nyuma yo kumuvana mu mutima mu kibuga mo hagati akamuzana mu mutima wa defense amukurinde nyuma yo gukora ikosa ry'ikipe ryavuyemo penalty ya Musanze FC ya kuri stade y'Musanze. Mu by'ukuri njye mbona Yannick Bangara nuko ari umukinnyi w'umutoza n'ubundi Yannick Bangara rwose ntabwo yakaguye gukinira Rayon ibintu yakinye byari bya kera byo muri za Simba na za Yanga ariko ngo Yannick Bangara rwose mbona atari umukinnyi ukiriye gukinira muri Rayon ni ukora umutoza umugwana ngo akine n'ubundi Yannick Bangara ntabwo akwiye gukina. Waje usanga ndi kuganira n'uriya muvandimwe ariko twatubwiye amazina yawe reka byibuze utwibwire abantu bamenye ngo ese ninde turi kuganira amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ishimwe Christophe ngiye mvuka mu Rutsiro mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kigeyo kuko nanjye mba nibereye hano i Rubavu nyine nanjye naje kureba imyitozo ya Rayon Sport ni ikipe ikunzwe n'abanyarwanda mu by'ukuri nanjye ni umwe mu bafana ba Rayon Sport bakomeye. Christophe se ubu ngubu wabasha udupangiye ikipe ya Rayon Sport bibaye ngombwa aka kanya nawe umunyamakuru bakakubwira ngo ogeza basi igitego cya Rayon Sport wabishobora? Wabishobora reka tumanuke sasa rero tumanuke n'umukino ugiye guhuza ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport.
reka mufashe bakunzi ba Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport rero tubahaye ikaze ahangaha kuri stade Umuganda ahagiye kubera umukino ugiye guhuza ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Reka rero tumanuke na 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport twifashijwemo n'umuvandimwe Ishimwe Christophe guturuka i Rutsiro. Ishimwe Christophe rero tumanukana na 11 bagiye kubanzamo ahangaha ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport mu kibuga. Yego urakoze cyane ku ikipe ya Rayon Sport kabisa ni abakinnyi bagiye kubanzamo. Muzamu harimo witwa Kwizera Olivier umusore w'umunyarwanda, kuri kabiri hari umusore witwa Umukiza Obedi no witwa Ganijuru Ishimwe Elia, ari ku ruhande rw'ibumoso witwa Chimanga Chirembe Ramazani ndetse na Emery ari mutima wa defense, witwa Richard Ishimira akina gatandatu, witwa Ikao Kitoko Pizarro akina 8, witwa Tambwe Gloire akine nawo 10, witwa Didier Tayishara cy'uruhande rumwe, witwa Zizi Basani kuranya West of Cameroon aracha urundi ruhande batakishe Ndikumana Asumani. Reka rero umuvandimwe turamwakira rero sasa akaba rero yatakishije Ndikumana Asumani. Umupira rero ukaba utangiye hanga kuri stade Umuganda, ni bamwita Faringanye uhereje agapira neza cyane kwa Asumani. Reka rero dukomeze na mugenzi wanjye nawe akomeza tugezaho umukino uri gucanga kuri Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport. Oke urakoze cyane Adamso, reka turebe Ndikumana Asumani acomeka pase kwa Tambwe Gloire Ngongo, atwase kwa Azizi Basane Kuranya, acomeka pase kwa Tambwe Gloire, attention imbere zo acomeka pase kwa Asumani aragucengo imbere zo nibyo Asumani bamuhereje agapira nta kuziyaza, areba uko umuzamu wa Etincelle ahagaze, nta kindi ari gukora uretse kumuhindukiza, areba mu rushundura akuramo baro. Ni pasi turutse kwa Tambwe Gloire Ngongo bareyo acomeka pase witwa Ndikumana Asumani Gadene, Ndikumana Asumani ari kumwe n'umuzamu wa Etincelle ahagaze, aredora lob yansoro kimwe Etincelle ubusa. Urakoze cyane rero reka ngushimire umuvandimwe, urakoze cyane nawe ku munsi w'ejo. Reka dukomeze dukurikirane imyitozo ya Rayon Sport. Mu by'ukuri ubona ko mu ntara hari impano zitandukanye, mu ntara hari impano zitandukanye, ariyo mpamvu nanjye rwose ngomba kujya nkora ibishoboka byose mu gihe nagiye mu ntara nkavayo ngize impano kabisa nanjye ngaragaza. Reka rero mbashimire bakunzi ba Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport, mu by'ukuri mudahwema gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka ngaha. Ndifuriza rero reka nanjye njye kureba ukuntu nduhuka, noneho tuzasubire ku munsi w'ejo kabisa, ahubwo tuzaturi kureba umukino uzaba uri guhuza ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ciao ibiganiro bitambuka hano kuri Zifu Media TV nakagaruka. Ciao.